Akenshi buriya iyo dutekereje inyamaswa z'inkazi dutekereza za nyamaswa zifite amenyo maremare y'amabwene, zifite ibyara birebire ndetse n'umubyimba ukabije, ariko buriya ntabwo ariko bimeze, kuko inyamaswa mbi cyane ntabwo zigengwa wenda na size cyangwa umubyimba zifite cyangwa umubyibuho, ahubwo hari n'izo utakekera kuba ari inyamaswa zaba ari mbi cyane kuri urwo rwego bitewe nyine n'icyo zikora. Uyu munsi rero ndaza kukubwira ku inyamaswa eshanu mbi cyane kurusha izindi zose ku isi, nkubwire n'uburyo zicamo, nkubwire ko ari n'inyamaswa zikunze no kwibasira abantu, zikunda kwica abantu cyane. Kora subscribe kandi ukazogera niba utarabikora, ubundi twikomereze. Turahera ku mwanya wa gatanu tumanuka, paka ubwo tugeze ku mwanya wa mbere, gusa tugiye guhera ku wa nyuma nyine tumanuka tujya ku wa mbere. Tudatinze rero, ku mwanya wa gatanu hari inyamaswa bita shaka. Ubundi shaka izwiho kuba ari ikiryi cyo mu nyanja. Akenshi izi shaka zikunze kwitwa ibiryi by'umugabo cyangwa se ibirya abagabo, ariko akenshi izi shaka ntabwo zikunze kwataka, gusa iyo zatatse zikora ibintu ku buryo bisiga inkuru ku musozi. Ifite sanse zidasanzwe, ifite ubushobozi bwo kuba yahumurirwa amaraso ndetse igakura sinyari zose z'amashanyarazi, ikaba yakurikirana ikintu kikamenya ahantu giherereye. Ikaba nayo rero ifite urwasaya runini cyane, ifite amenyo atyaye, ikaba yatakira cyane cyane mu mazi magari. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga icyo bise imvubu cyangwa se hipopotame. Ikaba ari inyamaswa imenyereye ko yica itunguranye. Ni imwe mu nyamaswa zikunze kuboneka muri Afurika cyane, ikaba imibare igaragaza ko ishobora kwica abantu benshi kurusha ab'intare yakica mu gihe cy'umwaka. Nyine mu mibare ukuntu igenda ibigaragaza, zica kurusha intare. Zataka cyane cyane amato, imodoka ndetse n'abantu nyine nta kuzuyaza. Ifite n'ubushobozi bwo kuba yakiruka ikaba yasiga n'umuntu, ndetse n'amenyo atyaye cyane, afite ubushobozi bwo kuba yafata amagufwa akayakonyagura akayakocagura cyane. Ikaba izwiho kuba ari inyamaswa ifite imbaraga, ipimirwa mu biro birenga 1500, kandi ikaguma yihuta ku muvuduko udasanzwe urenze kuba umuntu. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga ingona, izwi nka salt water crocodile cyangwa se ingona yo mu mazi y'umunyu. Iyo noneho mu buryo yicamo ni ukurya mbushi, aho yo ibarirwa mu nyamaswa z'ibikururanda nini cyane. Si nyine niyo nyamaswa y'igikururanda nini cyane, ikaba yaragira uruhare mu gupfa kw'inyamaswa nyinshi muri Afurika cyane cyane no muri Aziya ndetse na za Australia. Yataka ikoresheje uburyo bwa mbushi, ikaguma yihishe munsi y'inyanja mu mazi hasi, ikataka ku muvuduko uri hejuru cyane, kuko nyine ifite urwasaya runini cyane ku buryo yasamye ikintu ushobora kugishwanyaguzamo kabiri cyangwa se ikagifatisha amenyo yacyo ku buryo kitayicika, yarangiza ikakimanuramo hasi ikakiruhamisha ikakiciramo, ibyacyo bikarangira gutyo. Urumva nayo ni inyamaswa mbi cyane utabasha kumenyera uko wiboneye kose, ndetse ikaba iri no mu nyamaswa zifite uruhu rukomeye cyane. Tudatinze noneho reka twigerere ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga inzoka. Ni ukubera iki rero inzoka tuyisanga ku mwanya wa kabiri, kandi wenda akenshi duhura nazo tunazizi mu makaritsiye nahe hose, ariko ukayisanga iri ku mwanya wa kabiri mu nyamaswa mbi cyane ku isi? Impamvu nta yindi, ni uko inzoka ari inyamaswa itica ikoresheje imbaraga cyangwa wenda ibindi, ahubwo akenshi zica zikoresheje ubumara, harimo nk'izi za cobra ndetse n'izindi nyine zigiye zifite ubumara budasanzwe, ku buryo iyo iguteye ubumara utabonye ubuvuzi bw'ako kanya cyangwa bwa hafi ushobora kurangira uhapfiriye. Nk'uko nyine bitangazwa ko ibihumbi birenga by'abantu byagiye bipfa byishwe n'ubumara bw'inzoka, zagendaga zibacira zikoresheje twa turimi twayo, tugaturukamo ubumara nyine tukangiza abo bantu ku buryo bukomeye cyane, bakaba banahasiga ubuzima bakahapfira. Ubundi icyo ubumara bugukorera bukugira parariza umubiri wawe, rangiza bikazamuka bikagenda bikagera no ku mutima, ukaba wahagarara bikangiza n'abasirikare b'umubiri, ku buryo nyine umubiri wawe usigara nta bwirinzi ufite. Ibi rero bigatumiza ku mwanya wa kabiri, kuko ibintu uko bidasanzwe no kubona umuti cyangwa kwita uvura umuntu ntabwo ibintu byoroshye. Nyine ubumara urumva busakara mu mubiri mu buryo bworoshye cyane. Twihuse cyane noneho reka tujye ku mwanya wa mbere, tumenye ngo noneho ni iyihe nyamaswa iri ku mwanya wa mbere mu nyamaswa mbi cyane ku isi. Ku mwanya wa mbere hari inyamaswa, ariko iyo nyamaswa ibarirwa mu bwoko bw'udusimba. Ushobora kubyuka uvuga ati agasimba gute kaba inyamaswa ya mbere irenze? Byagenze bite? Kuki bagakiza aho ngaho? Ni kuki babikoze? Byagenze bite? Ako gasimba rero ni umubu. Umubu niyo deadliest animal cyangwa se inyamaswa
yishe abantu cyangwa se yica abantu kurusha izindi nyamaswa zose. Nubwo ushobora kubona ukawusuzugura, buriya umubu niko kanyamaswa kishe abantu benshi ku isi kurusha izindi nyamaswa zose twagiye tubona za cobra, ashaka, imvubu n'izindi zose nyine zihari mu gihe muzi nk'intare, zose irazirusha. Umubu bundi iyo uburebye nyine ubona ari gatoya nta kintu gatwaye, ariko niyo nyamaswa ya mbere mbi cyane ku isi. Buri mwaka imibu yica ibihumbi amajana y'abantu, cyangwa se itera urupfu rw'ibihumbi ijana by'abantu binarenga, ariko uburyo yicamo ntago kuza nyine ngo iraje ngo ikikuruma uhise upfa, oya, ahubwo imibu itera indwara cyangwa se yanduza indwara zica z'ubwazo, harimo nk'indwara nka yellow fever, zika virus, chikungunya ndetse na malaria benshi tuzi na hano mu Rwanda turayifite, iri mu ndwara zica. Rero iyo umubu ukurumye ugushyiramo icyitwa saliva cyangwa se amacandwe mu Kinyarwanda. Ayo macandwe yayo rero akinjira mu maraso yawe. Rero iyo ugize ibyago ugasanga uwo mubu ufite virusi cyangwa se ibindi byuririzi byawe biwuriho, infection zose zihita zinjira mu mubiri wawe ako kanya, urangiza ugasanga nyine uhise urwara za infection, bitumye bikuviramo n'indwara mbi cyane za yellow fever na za malaria, bikaza no kukuviramo urupfu nyuma bitewe n'uwo mubu kandi wabonaga ari akantu gatoya, ariko akaba ari nako kantu kugeza na n'iyi saha ariyo nyamaswa ya mbere yatwaye ubuzima bw'abantu benshi ku isi buri mwaka. Imibare uko igenda ibigaragaza, umubu ni uwa mbere. Rero ikintu kiwugira dangerous cyangwa se danger, yanduza izo ndwara nyine nk'uko nabikubwiye, no kuwubona cyangwa kuwumenya ntago byoroshye, kandi noneho uba hafi y'abantu, ubana n'abantu, ubaba hafi cyane. Ndetse uramutse uteranyije n'imibare y'abantu bapfa bishwe na shaka ndetse n'intare n'inzoka, iyo mibare ukayiteranya byose ukayishyira hamwe, ntago yahura n'imibare y'abantu bapfa bishwe n'imibu. Ubwo nyine urumva ikigero imibu irenzemo, urumva irahambaye cyane. Rero icyo ukwiye kumenya, ububi cyangwa se kuba danger kw'inyamaswa ntago bituruka ku bunini cyangwa se gutera ubwoba kwayo. Rimwe na rimwe bishobora kuva ku kuruma gutoya cyangwa se kuri muvoma into cyane, cyangwa se bikava no ku nyamaswa utari witeze ko yakora ibyo bintu. Rero kumenya ku by'izi nyamaswa bidufasha kugira ngo twubahe natire yacu, twirinde ubuzima bwacu, twirinde natwe, kandi tunikuremo ubwoba butari ngombwa, kuko n'ubundi twamaze kumenya uburyo bwo kugenda twirinda zimwe muri zino nyamaswa. Mwibutsa niba utarakora subscribe, banza ukande subscribe aho hasi, utubwire no muri comment inyamaswa yagutunguye kurusha izindi zose. Ubundi ibindi byose naho ubutaha, ibintu ni munange kandi murabizi ntago tujya tubasondeka. Mwakoze kuza, Imana ibandebere ijisho ry'impuhwe.